twaje ngiye ku izina ryanjye ni Kadari Etienne, mpagarariye umuryango wa Minane Paul. Aba bantu mwese mubona twaje tuje kuri iyo nsanganyamatsiko, ndagira ngo kuko mumaze kubabona kandi tukaba mutwishimiye cyane, burya umusore n'umukobwa baba bagahuza imiryango. Uyu munsi rero twababonye, tubonye inshuti, tubonye abavandimwe, hirya yaho tuzagira n'andi mazina ahinduka ati ba Muyomba n'ibindi, ariko turi kumwe n'abasaza, ndagira ngo ni ababyeyi ba Patrick Tuyizere. Reka badusabe, tubasabe mu byubahiro byo bahaguruke maze mubabone kuko mwamaze kubatwereka. Ngaho nibahaguruke, ni mama na papa Minane n'umufasha we. Aba rero ni ababyeyi ba Patrick Tuyizere, Imana ishimwe. Tukiri aho rero, ababyeyi baba mu buryo bubiri. Hari abavukanyi babo, abavukanye na Minane ndetse n'umukecuru, nagira ngo nabo bahaguruke rwose nabo mubabone. Ubwo harimo ba Muyomba Patrick, harimo ba se wabo, harimo babyara be baje, harimo n'abarumuna be. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Aba rero nibo twazanye mu bavukana nawe. Murakoze cyane, ndagira ngo bitewe n'uko bameze n'imvi bishobora gutinda gukomeza guhagarara, ngaho batwakiriye rero mwicare mutuje. Murakoze cyane. Ndagira ngo uyu musaza arakomeza ahagarare gato. Patrick yagize umugisha, avuka mu buryo bw'abagorozi kandi bagira ababyeyi babiri, ni ab'umwuka n'ab'umubiri. Ubwo uyu ni mukuru w'itorero rya Rubona. Itorero rya Rubona niho akomoka, uyu niwe mukuru w'itorero. Ubwo rero ni impande zombi, ni umukuru w'itorero rya Patrick, anari we se umubyara. Ni umugisha utangaje rero. Murakoze rero, ndagira ngo yaherekejwe n'abakuru b'amatorero bagenzi be muri lokali ya Gitarama, aho dutuye ni mu karere ka Kamonyi, niho twaturutse. Umurenge ni Gacurabwenge, akagari ni Akagihira, ndetse umudugudu ni Migina. Ni aho ngaho. Ndagira ngo bakuru b'amatorero muri Gitarama baje bagerageze guhaguruka. Ubwo ni abagorozi, muhaguruke babanze. Ngaho ni abakuru b'amatorero bagenzi be. Murakoze. Naba hari abadiyakoni n'abadiyakonikazi, nabo nibahaguruke tubabone. Murababona ngabo. Hari abaturanyi cyane ba Patrick, nabo nibahaguruke. Yego. Uyu musaza rero ndabona bose bahagurutse. Uyu musaza rero asanzwe ari n'intumwa, hari n'abantu rwose mukomeze muhaguruke, ntabwo turi abahumudendezo wo kwicara. Ni intumwa, abwiriza ubutumwa, yaramaze iminsi mu macumbi abamo. Nanjye twabanaga uyu musaza, urabona ko nkuyu ni mwene data uje vuba, avuye yakira ubutumwa vuba, ntacyo bitwaye. Ameze nk'amezi 3 yabyaje ubutumwa n'uyu mugabo, ukuntu bahuye. Ubwo n'umwana we mu by'umwuka, amaze nk'amezi 3 aho ngaho yakira ubutumwa bwiza. Nacyo turabishimira. Yavuze ati rwose ngwino uje kureba, tuje gusaba. Ubwo ni kansura aho ngaho kumugina neza. Nabyo turishimiye. Imana, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Mbese ntimwatwakira? Murakoze cyane. Yego. Ndagira ngo aba rero reka bicare, ariko hari barumuna ba Patrick na bagenzi bakorana. Yicarire muzehe. Murakoze cyane. Ngaho hari barumuna be na bagenzi bakorana basigaye, ngaho muhaguruke. Yego, murakoze cyane. Ngabo rwose bakuru be, abavukana. Imana ishimwe. Ngaho ndagira ngo twese mwatwakiriye, ngaho mwiyicarire. Murakoze cyane. Bavandimwe rero, inshuti zacu, ni uyu muryango twaje, twagurutse saa 3. Hari akagendo, ariko ikituzanye mu by'ukuri ni iki cyatangiye kuvugwaho cyane, tugira ngo wa muryango we Patrick Tuyizere ni umwana wacu kuko mubibona. Arakuze, afite imyaka rwose y'ubukuru.
iyo amaze gukura rero yumva ko rya jambo tumaze kwiga, Adamu yabwiwe ngo Imana yitegereje ikavuga ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Ubwo Patrick amaze kumva ko rwose akeneye, afite ibyo afite, ko akeneye umufasha, yatekereje hose, arazenguruka, arareba, nta handi yabonye. Yabonye muri uyu muryango wa Nshimiyimana Abel. Niho abonye inshuti, abona umukunzi, abona uwo yahitamo ko bazabana akaramata, barasezerana, barabyemeranya.